Mwaramutse, nagira ngo twongere tuganire kuri zino nyigisho nkunda gutanga z'ubumuntu. Impamvu nkunda kuzitanga ni uko arizo zerekana umuntu wa nyawe Imana yaremye mu ishusho yayo. Iyo usomye cyane cyane Isezerano Rishya, ubona ko arizo nyigisho cyane Yesu yibandagaho yigisha abantu ibikwiriye umuntu uzagera muri ubwo bwami bw'Imana. N'intumwa nazo zunze muri rye zigisha imico myiza, zigisha kubabarira, zigisha ubumuntu, zigisha mbese wa muntu nyine umwami Imana ashaka uzagera muri bwa bwami bw'ijuru. Tudatinze rero reka dutangire. Hano ngiye kwerekana mu mavanjiri cyangwa se mu nkuru nziza za Yesu Kristo uko yigishije ku bumuntu. Yigishije kubabarira, yigisha impuhwe, yigisha kwishyira mu mwanya w'abandi, yigisha urukundo n'impuhwe, yigisha ubugwaneza, yigisha kugira neza, yigisha gutanga no kugira ubuntu, yigisha kubabarira no kugira impuhwe, mbese yigisha n'amahoro. Urabona ko ari imbuto z'umwuka n'ubundi yigishaga, ya mico twabonye mu bumuntu. Muri Luka ibice 6:37 ngo kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, ngo kandi ntugatsindishe namwe mutazatsindishwa, mubabarire abandi namwe muzababarirwa. Aha yari arimo yigisha nyine ko umuntu akwiriye kubabarira kugira ngo abe ari umuntu, kugira ngo abone imbabazi z'Imana. Muri Matayo ibice 18:21-35 yaduha urugero rw'umugaragu wagiriye impuhwe na sebuja, ariko we yagirirwa izo mpuhwe akanga kuzigirira umukozi we. Byatumye shebuja amufata amushyira mu munyururu aramufunga. Hano Yesu atwigisha akamaro ko kubabarira abandi binyuze muri uyu mugani, agaragaza ko Imana itubarira mu gihe natwe tubabariye abandi. Aho yigishije gusenga noneho, aho yigishije isengesho ry'umwami. Ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abaturimo iyo myenda. Ngo dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. None arangije kwigisha iryo sengesho aravuga ngo kuko nimubabarira abandi ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Byanditse muri Matayo ibice 6:12-15. Yesu yigishije ku mpuhwe. Ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Byanditse muri Matayo ibice 5:7. Muri Luka ibice 10:25-37 aducira umugani w'umusamaritani mwiza, akatwereka hari umuntu wari wakubiswe yakomerekejwe mu nzira, bamutwaye ibyo byose, hanyuma abantu b'abanyedini bamucaho barikomereza, ariko umusamaritani mwiza amugezeho amugirira impuhwe, amugirira neza. Avuga ko impuhwe zigomba kurenga imipaka y'amategeko n'imigenzo, kuko abanyamadini bakurikije imigenzo, ariko umusamaritani mwiza ibyo arabirenga, ahubwo agirira wa muntu impuhwe wari ukeneye ubufasha. Yesu kandi yigishije kwishyira mu mwanya w'abandi. Ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Byanditse muri Matayo ibice 7:1-5. Hano nyine arimo atwigisha ko tutagomba gucira abandi imanza kugira ngo natwe tutazazicirwa. Yohani ibice 8:1-11 ngo bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha abe ari we ubanza kumutera ibuye. Hano ni wa mudamu wafashwe asambana, bakamumuzanira bakamubwira ngo namucire urubanza. Hano rero arimo aratwigisha ko tugomba kwishyira mu mwanya w'abandi. Yesu kandi yigishije ku mpuhwe n'urukundo. Ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Byanditse muri Matayo ibice 22:37.
hano yari arimo nyine yigisha itegeko ry'urukundo riruta ayandi. Igice kimwe cyaryo kivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri Matayo ibice 25:40, umwami arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Hano nyine mara twigisha ko tugomba kugirira impuhwe abababaye, tukabagira impuhwe n'urukundo. Yesu kandi yigishije ku buntu n'ubugwaneza. Luka ibice 6:31, ngo kandi uko mushaka ko abantu babagirira aba ari nako namwe mubagirira. Iri tegeko ni itegeko rikomeye cyane, rihamagarira abantu bose kubana neza, wishyira mu mwanya w'abandi nyine. Matayo ibice 5:5, ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi, bazaragwa isi. Yesu kandi yigishije kugira neza. Matayo ibice 7:17 n'uwa18, ngo kuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Hano nyine arimo avuga ko ibikorwa byiza biva ku muntu mwiza. Yesu kandi yigishije nanone ku kugira ubuntu, charity and generosity. Matayo ibice 6:2-3, ngo ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagoge no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wowe nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'iburyo kwe kumenya icyo ukw'ibumoso, ukuboko kwawe kw'ibumoso ntikukamenya ukw'iburyo ibyo kwakoze. Yesu kandi yigishije ku ituro ry'umupfakazi. Umupfakazi watuye amafaranga make cyane, abandi bamwe batura ibyabasaze. Ngo ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari atezeho amakiriro. Muri Mariko ibice 12:43-44. Yesu kandi yigishije kubabarira no kugira impuhwe. Ngo mube abanyembabazi nk'uko so wo mu ijuru ari umunyembabazi. Byanditse muri Luka ibice 6:36. Ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Matayo ibice 5. Yesu kandi yigishije ku mahoro. Ngo Matayo ibice 5:9, ngo hahirwa abazana amahoro mu bantu kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ngo mbasigiye amahoro kandi mbahaye amahoro yanjye. Yohani ibice 14:27. Urabona ko rero Yesu atwigisha kugira imico myiza kugira ngo tube abana buzuye b'ubwami. Nk'uko Imana yaremye Adamu ikamushyiramo umwuka, niko Yesu nawe yadushyizemo umwuka kugira ngo twere imbuto z'umwuka. Ari nayo mpamvu arizo yibanzeho cyane yigisha. Mu butumwa bukurikiyeho tujye kureba ukuntu intumwa nazo amabaruwa zanditse zerekanye uburyo bakomeje inyigisho za Yesu z'urukundo n'impuhwe n'ubuntu. Kubabarira. Abaefeso ibice 4:32, ngo mugire neza kandi mugirirane imbabazi, mubabarane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Abakolosayi ibice 3:13, ngo mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Intumwa za Yesu kandi nanone zigishije ku mpuhwe. Muri Yakobo ibice 2:13, ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Pawulo kandi nawe yatwigishije ku mbabazi z'Imana. Atwigisha ko Imana yadukijije atari uko twari twarakoze ubutungane, ahubwo kubera ko Imana igira imbabazi. Byanditse muri Tito ibice 3:5. Intumwa za Yesu kandi nanone zigishije kwihangana, tolerance, kwihanganira abandi mu rukundo. Mu Baefeso ibice 4:2, Paul avuga ngo mugire kwicisha bugufi rwose, mugire ubugwaneza, mwihanganirane mu rukundo. Pawulo yibutsa abizera ko kwicisha bugufi no kwihangana bibafasha kugira ubumwe n'urukundo.
mu Baroma ibice 14 umurongo wa mbere ngo udakomeye mu byo yizera mu mwakire mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Byanditse mu Baroma ibice 14 umurongo wa mbere. Intumwa za Yesu kandi nanone zigishije ku mpuhwe n'urukundo. Yohane wa mbere ibice 3 umurongo wa 17 ngo ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, mbese akamwima bya bintu, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 12 ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Intumwa za Yesu kandi nanone zigishije ku buntu n'ubugwaneza, kindness and gentleness. Hano batwigisha nyine imico y'umuntu ufite umwuka wera. Ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, kugira neza, ubugwaneza no kwifata. Hano Paul ashaka kutwereka ko ubuntu n'ubugwaneza ari bimwe mu bimenyetso by'umuntu wuzuye umwuka wera. Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 24 ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana. Hano Paul nyine yigishaga ko abakozi b'Imana bagomba kugira kwihangana no kugira neza, bakaba abantu mbese bashimwa mu bikorwa byabo byose. Kugira neza, goodness. Mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 10 ngo nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Mu Baroma ibice 12 umurongo wa 22 ngo ikibi cye kukunesha ngo ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Intumwa kandi zigishije nanone ku gutanga no kugira ubuntu, charity and generosity, gutanga n'umutima ukunze. Mu Bakorinto ibice 2, mu Bakorinto ba 2 ibice 9 umurongo wa 7 ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Intumwa kandi nanone zigishije ku gufasha abanyantege nke. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 35 ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Urabona ko rero nta muntu ushaka kuba umukristo adafite imbuto z'umwuka wera, umwuka wera atamugaragaramo. Imbuto z'umwuka twazibonye ni amahoro, ibyishimo, kugira neza, urukundo, kwihangana, kumenya kwifata. Urumva rero ntabwo waba uri umwana w'Imana, kuko ubundi umwana, iyo ubonye umwana ukamubona gutya uhita ubonamo ishusho ya se. Iyo urebye umuntu rero ugira neza uhita ubonamo ishusho y'Imana. Hari amatorero amwe namwe bavuga ngo kubera ko bino bintu andi madini ataragiye Kristo nk'ababuda n'abasilamu babyigisha, bakavuga ngo byatuma abantu batamenya ko Yesu akiza. Twebwe tugomba ahubwo nitwe twagombye kuba urugero, kubera ko biri original, ni imbuto z'umwuka, ni umwuka Imana yadushyizemo urimo ugaragaza kamere y'Imana, cyangwa kamere y'umuntu Imana yaremye mbere kera umuntu atarakora icyaha. Muvandimwe rero, niba udafite izi mbuto, senga Imana uyisabe igushyire mu mwuka kandi ubashe kumvira mwuka, kuko ugomba kugendana na mwuka. Paul aravuze ngo tube mu mwuka tugendere mu mwuka, mu Bagalatiya 5 ngo tube mu mwuka tugendere mu mwuka, ntituzabasha gukora icyaha. Senga rero usabe Imana kandi wiyoroshye kugira ngo umwuka akuyobore, akwigisha gutunganira Imana, ugendere mu buntu, ugire neza, kandi ufashe abakene. Urabona ko niyo mpamvu nkunda kuvuga kuri izi mbuto z'umwuka, niyo mpamvu nanditse kano gatabo k'ubumuntu. Niba ugashaka kugira ngo ugasome neza, ujye muri video description hano hasi ukadownloading ugasome kandi ugasangize n'abandi bose bashoboka. Hari na video nyinshi cyane nakoze, usubire inyuma ugende uzirebe, zitwa ubumuntu, uzirebe. Nasobanuye kano gatabo nkoresheje amashusho. Soma kano gatabo, gasangiza abandi kandi kagere kuri bose. Uharanire kwigisha abantu guhinduka, ubigishe kugira neza, kuko arizo mbuto z'umwuka wera. Umwuka wera turimo tugomba kugaragaza ko turi abana b'Imana. Yesu yarigisha aravuga ngo muri umunyu w'isi, ngo kandi muri itara ry'isi, ngo niba se umunyu ushizemo uburyohe, ngo igisigaye n'ikisukujugunya hasi ngo bakawukandagira.
ngo kandi se mwigeze mubona itara ryaka rigapfundikirwa bagashyiraho igiseke hejuru? Itara rigomba kugaragara rigashayininga ahantu hose bakaribona, rikamurikira abantu bose. Iyi rero niyo mico y'umukristo wa nyawe, kubera umwuka w'Imana uba umurimo. Ndagusaba rero kugira ngo usenge usabe Yesu Kristo agusubizemo umwuka wera niba ntawe ufite. Niba utagaragara imbuto z'umwuka, ugomba gusanga Yesu akakugirira neza, akongera akawugusubizamo, kuko haracyari igihe cy'imbabazi. Umuhungiyeho wese ntazamusubiza inyuma. Ugende rero umusange, umusabe agushyiremo imbuto z'umwuka, kandi ucishe umutima wawe bugufi, kuko umwuka niwe uzakuyobora. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.